avuye muri Kongo asanga yarabyaye umugabo we nta kibazo cye babanaga neza pe kivutse nyuma yuko umugore kabisa umwana kandi yarabwiraga umugabo ko nta gitsina afite nyuma yuko babanye kubera babanye mbere ngiyo n'umugore ndamuzi n'umugabo bakundanaga aramuhemukira nyuma atangira ikibazo gihari umugore uyu mugabo yatwara yahoraga akabura igitsina ni ikibazo gihari gikomeye cyane uyu mugore ni makosa menshi kuko n'umugabo yaragiye muri Kongo n'umukongomani agarutse asanga umugore afite umwana kandi uko bumva birakomeye nta gitsina afite yakibura ubwo uwo mwana umukongomani yaramuvuje murebe ako ndabona aho umugabo udashubuka uvuje muganga wamuvuye bagenze bavugana reka ndajya konsa umwana ariko nishindaye none se muganga ndabona ufite inkoko zino nkoko se izi nkoko rero amwana we zabayeho kera ndabona imwe ni isake indi ni inkoko iyi nkoko rero iyi nkoko ni papa isake inkoko ni papa iyi nkoko nawe ni inkoko kazi ni nka mama izi nkoko ntizazicokoswa niyo nguzi inyama nizo zibanza kuziryaho mbere kugira ngo nge mbone nziryeho rwose wa mwana none se uravuze ngo ni za kera ni za kera cyane nk'uko zabayeho nge ntaranabaho niyo zishaje zirongera zikiyuburura inkoko zanjye ubona ahangaha ntizicokoswa ntabwo zicokozwa wa mwana we ntizicokoswa ntabwo zaricokozwa rwose abe ku manywa ziriyubura abe nimugoroba ziyubura ntizisaza nase ugeranyije zino nkoko zifite nk'imyaka ingahe yewe niba zikuruta wese ufite nka 40 cyangwa 50 mfite imyaka 53 zino nkoko zikaba zikuruta izi nkoko ziraruta cyane zifite nk'imyaka nka 80 80 rwose izi nkoko ziracyariho zirahumeka suzibonye inkoko zimeze ndazibona nta kibazo zifite inkoko zifite imyaka 80 ziriho zitaranapfa zitaranagira ikibazo wese uramutse uyishe wabiki ntago wabaho nawe uyishe ukayirya ntago bishoboka ntago nayirya ntago nemerewe kurya inkoko ababyeyi bawe se nibura wabonaga barazikoreshaga iki batarapfa niba barabarebaga bazikoresha ibiki izi mbaraga zose nkoresha ni izabo bishatse kuvuga ko izino nkoko zipfuye nawe imbaraga zawe zaba zirangiye ubu se nyinshi ntago wayicokoza nawe wapfa ntago wagenda none se muga indwara uvura ni izihe njyewe rero wa musore we mvura ibyo abagabo bananiranye gutera akabariro abagore babuza amanzi abantu bahemukiwe ngatema igiti utema igiti no kugira gute no kwihimura ku muntu wagukoreye ibibi ese umurica ntago byabura ntago byabura rwose wa mwana we umuntu yaguye mu cyura muhimura nawe ngenda bikora rwose uyu muntu yaba ari muri Amerika yarahemukiye nk'umuntu uri muri Afrika ukamugeraho cyane rwose mugira atazi ko namugezeho abakurambira pfa kumbwira bamenye banyemerera ndabikora babanza ukabaza bakuru ndababaza umuntu nkeneye umuntu ushaka kumpamagara azampamagara tambipi umuntu kujya kubone se araguhamagara bigenda bite ushaka kumpamagara cyangwa ukanyandikira no kuri WhatsApp kuri WhatsApp nayo urayikoresha ndayikoresha rwose ndayikoresha rwose wa mwana we ndayikoresha WhatsApp aho umuntu yaba ari hose yaba ari muri Amerika yaba ari mu Burayi yaba ari muri Sudani y'Epfo ya ruguru aho hantu hose agomba kuntelefona tukavugana cyakanyenza kuri WhatsApp akanaka bashandurura ndabona ari uturenge rw'iki ibyo wibifuka ndabona aho inzara ibiki ibi ngibi birajandurura kujandurura no kugira gute ibi ngibi bikura ibintu byatwaye abantu ibidayimoni se bikavayo byose ako ngako ko hirya usigaranye aka karizo uri kubona gutya ubu ni umurizo umfatisi uyu ni umurizo ariko uyu nguyu urazinga ukanazingura
uzinga kuzinga ibiki hari ukuzinga nk'umuntu waba bararose kantera inzozi ese inzozi nezeki ndagira ngo nkwereke tubona turiya ibi ni ibyiki by'inzozi ibi ngibi ndagira ngo mbikwereke ukuntu nge nkora uyu murizo ufatana n'izi nzozi biragendana yego aka kantu uri kubona gutya mfite ndabona ari amajanja niba ari iki ni inyamaswa ariko wibibaza ntibikureba ndagusobanurira iri janja uri kuvuga ngo ni ijanja irirajandurura ibintu nk'umuntu urwaye ibintu byaramuhezemo ndyoherezayo mu mwanya w'ihembe wibereye hano nibereye hano niba ari muri Amerika we ntawe ukoresha ihembe se kaba ninjya numva oya ntawe ukoresha ihembe niba ari muri Amerika iryo janja niho rijyayo rikamujandurira ibintu byose bimurimo bikamuvamo abakurambere bahamagare imbabazi muga uretse guhamagara abakurambere reka mbabazi none se muga iki wambaye ku ijosi iki ni ikintu ntamenya ndikubwira gute mwa iki ngiki ni nka cya gisiga kiroba kiroba iki kiroba amasamaki uzi ukibona mu mazi ndakibona iki kintu kiraroba byose kikabikuramo byose kigendana n'aka ngaka kari kajanye nibyo mukoresha muvura abantu nibyo dukoresha tuvura abantu mbese ibyo ni wowe wadukoresheje cyangwa wenda mvura n'uwo mukobwa uri kumbaza utu tuntu naradukoresheje bino bikoresho wabikuye he mfite imbaraga zanjye nyinshi ntabwo rwose kumbazaho nabikuye n'uwazimba yarahari nimero ya muganga ndaza kuyandika hano hasi iraba yanditseho ngo muganga ku buryo uwashaka kumuvugisha yamuvugisha kuri iyi nimero muga rero reka twigendere ariko wa mwana we abakurambere barambwiye ngo uzagaruke aha ngaha uzanye ikibindi cy'urwagwa ntukazuza gutyo gusa none se muga ko ngewe mbangira ngo menye iby'abakurambere reka da sawa nzakizana n'ingaruka gusa nzagaruka nshuti bakunze ugenda tubitera wese mwadukurikiye